challenges. Uri tayari? I'm ready. Are you ready? Yes, ready. Ready? Yes, I'm ready. Okay. Yego Ni yego. kukubaza. Yego. Inka yuriye inzu iragwa. Ubwo ari inka n'inzu haguye iki? Urumva inka nimba yaruriye inzu Shaka ikintu kimwe cyaguye muri ibyo. Okay, ni inka kuko urumva inka yijyanye ku nzu kandi inzu rwose yagwite. Haguye inka. Niko mbyumva haguye. Kandi inka yaruriye inzu. Ikagwa ariko ntosobanuye icyaguye icyo ari cyo. Uravuze ari hagati y'inka n'inzu. Yego. Haguye iki? Haguye inka. Haguye inka. Urakoze cyane. Nibyo. Twagiye. Ugira girlfriend? Yego ku nka 80. Umwese ubu. Ufite w'inshuti yawe magara. Inshuti yanjye magara. Utuge ko ufite abakobwa 80. Inshuti yanjye magara yaba ari umugore kandi ntago ndashaka ubwo rero ukunda abakobwa bameze gute? Nkunda abakobwa bameze gute? Jewe umukobwa wari wese apana babandi bameze nka pa. Ugasanga ni munini hasi ni mutoya wapi. Nkunda jewe dutaye tumeze fresh ariko nyine no muntu wese biterwa nyine no umutima wanjye. Yes, size tubwire size y'umukobwa ukunda. Unanutse tu ariko atari cyane ariko uteye neza fresh. Iwana. Meze fresh. Twagiye. Ugira girlfriend? Yeah. Ufite bangahe? Umwe. Ukunda abakobwa bameze gute? Beza mu buhe buryo? Beza cyane. Beza gute? Yo tubwiye ngo umuntu ni mwiza. How? Binzobe. Mu bijyanye n'imiterere yawe y'imibiri noneho. Beza nyine batabyibushye cyane. Batabyibushye? Okay, ababyibushye ntabwo bafana. Wapi. Okay. Asante. So ndabashimiye kandi mwakoze cyane. Oje kandi ikibazo ari batiri cyari gukomeza amasanzwe ukunda kurya iki? Ushaje wese. Ngiye nkunda kwirira ibiryo byose mbonye ariko ntago ari byose ta. Ari byo ntarya n'ibyo ndya. Ibi biryo utarya? Ibiryo ntarya subu ngubu koko wanzanira biraye boro ngo ni ibijumba. Bira ntago ari ibyanjye. Nawe mu biryo urya ibijumba ntago birimo. Oya ibijumba ndabikunda ngiye cyane. Urabikunda? We mu biryo urya ni biryo ukunda kurya kumva ni fresh. Ibijumba n'imyumbati. Ibijumba n'imyumbati. Ni bihe biryo wowe urya ukumva ko ati uyu munsi nariye neza? Cyambere se uko ndya nkahaga nkumva ameze fresh. Kuki tubwiye ko utarya ibijumba? Nyine nuko giye bintera ikibazo ibyo ngibyo wenda. Nyine hari byinshi umuntu use we ibintu byose urabijya. Oya hari uburyo nshaka kuba ati ndya umuceri nkaho ati uyu munsi nariye fresh neza. Umuceri so nk'akavange. Akavange giye yo nkaremba numva meze fresh nkahita nkubita akavuguto ewa n'ibintu biba bibaye ubundi nkahita njya ku mavi nkashimira Imana avuga ati nshaka bisa. Abirimo neza fresh. Iyo utari ku ishuri ubundi uburi he? Bandi mu rugo ko tuba turi karitsiye turi kwitemberera. Nk'uyu nguyu dere nayo muherekeje nubwo yababeshya yaragiye kureba icyana ruguraho. Aje mugaruke. Agiye kureba icyana ariko shandaga ni ibisazi wa kintu. Watubwira nk'imirimo watubwira nk'imirimo nk'itanu ukorera ababyeyi utagiye ku ishuri? Ni itanu n'imiki. Okay. Iyo ntagiye ku ishuri imirimo itanu nkora. Cyambere cyo ndabyuka nkakubura, namara gukubura hanze nkakoropa, namara gukoropa nkoza ibyombo si bitatu, namara koza ibyombo ibintu byose imisego nkagenda no kuburire nkasasa nkagira gute ubundi ewa. So ikindi nikira nkarya nkategura ewana bakarya. Meze neza cyane. Ukirangiza amashuri ni ikihe kintu cyakugoye hano hanze wahuye nacyo ukavuga ati iki kintu kiri kungora mvire ku ishuri? Kintu cyangoye se no kubura amafaranga. Amafaranga wayabuze gute? Narayabuze byataye. So wagiye gushakisha akazi se? Narahize ariko narakabuze. Narakabuze. Kugera isa nta kazi urabona urangirije kwiga? Wapi. Nanu ashize igihe kingana cyurangije? Reba umuvandimwe wari maragura imyenda sha. Okay, naragashakishije nyina ko nubundi acyagashakisha. Kwita kutihangira umurimo se? Nzagerageza. Leta y'u Rwanda idushishikariza kwihangira imirimo. Hashize igihe kingana cyurangije niba atari ibanga?
umwaka umwe. Umwaka umwe. Ubu isa uracyagenda ukiri gushaka akazi. Ubu ndacyagashaka. Ubu ndacyagashaka. Gusa uko nabonye uri mu makaritsiye meza. Ubu nk'umuntu w'umujeni ntabwo ushobora kuba wagenda ngo urangure nk'imineke bitereke nk'aha ngaha. Wallahi. Abajeni b'i Kigali mwamwikomplikati wapi? Bukoto. Kandi we nurangiza. Tubwire. Urangije kwiga. Ako nawe agateba. Oya, urangije kwiga. Urangije kwiga bikaba ngombwa ko nta kazi. Ekagena nashoshe. Aya makuru mfite nkawe. Urangije kwiga bikaba ngombwa ko ubura akazi. Ntabwo ushobora kuzangaha ugenda urangure nk'inyanya cyangwa imineke ucuruza. Ntakurambwira ngo papa nimba nakubwiye yuko ari ukuri Nyarugenge ubwo nabura akazi gute. None se papa wawe nurajya ugwa n'amafaranga? Aranzigamira buri kimwe nkagikuramo. Abasore b'i Kigali mwabumvishije ngo iwabo barabazigamira ngo nta bintu byo gukora. Ibi ntabwo bizabatera kuba mwababanebwe. Reka ahubwo nibyo bidutubeshaho fresh. Ibintu mugenzi wavuze urabyemera yuko papa we yamuzigamiye akaba yumva nta kindi kintu kimwe yakora. Wapi. Wamugiriye muzigamira ashaka akazi aho. Si wumva? Oya akazi kandi wumva gahari man. Ndodi. Je nago nawo abasa ikintu cyo gihari. Ngewe mane mfite intuzi iduka hariya muri iduka rinini hariya muri Shike kabisa. Muhungu butambana ameze gutya no kungure mu karitsiye ariko giye mujye munaza muneza imbere. Papa yarandanguye yaranzigamiye. Abasa bo ndabashimiye mane ndabashimiye sibyo? Byase mwakoze kuri time yanyu sibyo kubona abahagaritse mwarimo mwitemberera sibyo? Nawe rero nta namatama. Kandi umbwiye ko iwanyu papa wawe ari we uyobora Nyarugenge. Sawa turi kumwe nawe utaca uca. Ubwo nimba twimye amata se tu. Oya nimugire ikibazo mfate. Umusa ndagushimiye. Sawa. So mwabonye uyu munsi ndi kumwe n'abajene aho ndi mu makaritsiye. Ewana mba nakoze hosting yo gutembera nkareba mu makaritsiye nkareba uburyo bimeze. Ndi kumwe n'abajene bagiye batandukanye. Murimo murayibona ewana. Nk'ibisanzwe mukomeze mukore subscribe and share kuri Yego TV ndabakunda cyane ngiye nitwa Baba.